turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu. Umuhanzi The Ben yagize icyo atangaza ku byo Bruce Melody yari yaravuze bitashimishije abakunzi ba muzika, nubwo umuhanzi Bruce Melody yaje kubisabira imbabazi. Umuhanzi The Ben yaje kuvuga yuko nyuma yuko ahuriye i Washington DC n'umuhanzi Bruce Melody akagerageza kumwegera amuganiriza, amubwira uburyo ki umuziki nyarwanda bagomba kuwuzamura, amubwira uburyo ki ari abahanzi bakuru kandi abahanzi bakizamuka bagomba kubafataho nk'icyitegererezo. Abona Bruce Melody ntari kubifata neza cyangwa ntari kubyishimira. Bruce Melody rero akaba aho yari avuye i Washington akaba yaragize amagambo atangaza avuga ko umuhanzi The Ben yazimye ndetse anabifata joke. Umuhanzi The Ben yavuze yuko ubutumwa yahaga Bruce Melody yabufashe nka joke, bikaba ari ibintu bitashimishije umuhanzi The Ben. Umuhanzi The Ben yakomeje avuga yuko umuziki awugereranya n'umujyi, aho umujyi uzamukamo amagorofa menshi, kandi avuga yuko uyu mujyi uri gutera imbere uri kuzamukamo amagorofa menshi atandukanye. Bityo rero The Ben yavuze ko yakwishima abonye n'izindi mpano zigiye zitandukanye zo mu Rwanda zigenda zizamura impano, bakakorera hamwe ndetse bakanazamurana kugira ngo umuziki nyarwanda utere imbere. The Ben rero yakomeje kandi avuga amagambo agiye atandukanye ku muhanzi Bruce Melody wari watangaje yuko The Ben yazimye. Avuga yuko The Ben iyo ahuye n'abahanzi batandukanye nyarwanda agerageza kubaganiriza, akagerageza no kubaha ubutumwa butuma bongera imbaraga mu muziki nyarwanda ndetse bakanazamura urwego rwabo mu muziki nyarwanda. Aho yegereye na Bruce Melody rero ari kumubwira iby'umuziki nyarwanda, ariko Bruce Melody we ntiyabiha agaciro. Gusa Bruce Melody nawe yaje gusaba imbabazi umuhanzi The Ben, bisa naho byaje koroshya ikibazo. The Ben yakomeje avuga ko icyo gihe yabwiye amagambo meza menshi Bruce Melody, gusa agatungurwa ndetse akababazwa n'uburyo undi yabyakiriye. Yagize ati, ntabwo nashimye uko yahise abitwara, ariko abantu benshi banzi iyo duhuye nkora ibishoboka byose nkaguha ubutumwa bwiza bwubaka kuri wowe ugushyigikira. Ndibuka ko navuze amagambo menshi kuri we, gusa naratunguwe, narababaye kubona yarabihinduye urwenya akabiseka muri buriya buryo, ariko niko yabihisemo, nibwo buryo bwe. The Ben yakomeje avuga ko uruganda rw'umuziki rumeze nk'umujyi urimo amagorofa menshi kandi azamurwa buri munsi, bityo umuhanzi umwe ataba ari we wenyine ugize uruganda rw'imyidagaduro. Hakwiriye kubaho gushyigikirana kugira ngo haboneke abahanzi benshi bajyanye n'igihe. Ati, ese mwakishimira kubona ko The Ben ari we uhora ku mirongo y'imbere gusa, Bruce Melody ari imbere, yahawe umwanya mu kiganiro ndetse hazajyayo n'undi, ndetse na Juno Kizigenza cyangwa abandi nabo bashobora kujyayo. Ni byiza ko umuziki nyarwanda tuwuzamura kandi tugakorera hamwe. Ibi rero ni ibyagiye bivugwa n'umuhanzi The Ben ubwo abanyamakuru bamubazaga ibijyanye n'umubano we na Bruce Melody cyangwa agatotsi kari kaje hagati yabo. Mwakoze kudukurikirana rero, mwarakumwe nanjye bikora Imana Noel. Ciao ciao.